Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Uringalira mbelira ngombereye gufatisuka byo n'ubutumugani inamangwiriye kwiyaje ubwanjye ngiyi Kigali. Uringalira mbelira ngombereye gufatisuka byo n'ubutumugani inamangwiriye kwiyaje ubwanjye ngiyi Kigali. Uyende kumesera imyenda yanjye nuko imaze kumashyira mu isakoshi nyabandi miringata. Batudufaranga nugura isabune uyende kumesera imyenda yanjye nuko imaze kumashyira mu isakoshi nyabandi miringata. Nababwiye ko uyu munsi turaganira ku muhanzi waririmbye iyo ndirimbo yitwa Birori Phineas, waririmbye ino ndirimbo nziza cyane. Ntabwo ndi jyenyine muri studio za K2 muri aka kanya. Uraboneza? Muraboneza ko Ben Ganje. Urakomeye cyane. Amakuru ni meza. Turakomeye. Fete kishuri. Kirakomeye. Nishimiye guhura n'umuntu wo mu muryango wa Birori Phineas. Ndananezerewe cyane guhura n'umuntu wo mu muryango wa Birori. Yego rwose nanjye uzi igihe namaze mushaka. Ni kinini cyane. Ni kinini. None ikintu kintangaje nuko nkukubise amaso nkabona ndakuzi. Nanjye nayisanzwe mbazi tose tuzanye mu bindi bintu bisanzwe ko ntabwo renze ko mwagerageje kumbaririza ngo mumenye aho ndi ariko yembe menya kare nanjye mbana bashatse ko nsanga tuziranye nimero ninzi ifite kuri telefone nzigendana. Nose ntabwo nagiye ntanga amatangazo nyiri ubwa mbere ntabwo nenze nyiri indirimbo. None mfite indirimbo. Ninde muntu wambwira iyi ndirimbo nyirayo? Bamwe bakavuga utaro n'abavuga ngo ni impara. Yego. No umuntu abarambye ati ni Birori Phineas. Oya ni Ushaija Pascal mu kiganiro twagiranye. Yego. Hari indirimbo nyinshi yagiye amfasha akamfasha gutandukanya mu orchestre kuko nyene nafashe indirimbo z'abahanzi. Hari ziba zanditseho Rwanda nkagenda nshyira ku ruhande nkagenda nzitandukanye. Yego. Ubwo rero ni wambwiye ati uwo ni Birori Phineas. Yego. Ubwo rero hasigara kumenya ngo Birori Phineas ni uwahe. Yego. Birori Phineas yavukiye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo aho izwe komine Rukondo muri prefecture ya Gikongoro mu murenge wa Nyagisozi. Yari umunyagikongoro nawe? Yego. Reka duhere kuri wowe. Reka duhere kuri wowe d'abord. Yego. Wowe ubanza twibwire. Nitwa Rugirangoga Philibert bakunda kwita Mico Myiza. Kandi umuhungu wa kabiri wa Birori. Yego. Birori yasize abana bangahe bwo? Yasize abana batatu kuri ubu ngubu bariho babiri. Ubwo niba tugiye kuganiraho ku mateka ya so. Yego. Hari ifoto wanyohereje na rero nkajya mbona murasa. Aho musara so rwose nkabona niba ruko nawe yambaraga marinette mugasa. Yego. Ariko ubona ko musa. Igisekeje uriya marinette nyambaye vuba, nyambaye muri 2021 mu ntangiriro. Ningo ndwaye amaso baza gusanga nyarwaye ba marinette ubundi ntabwo yambaraga. Abanzi rero mbere ntambara marinette bavuga ko nasaga na mama cyane kuruta ko nasaga na papa. Wamba marinette uhita usa na so. Bariko sinzi ariko abantu nungu abazi babyeyi banje bombi bakunda kuvuga ko nsana mama kuruta ko nasaga na papa. Wenda sinzi rwara nagashoka kuzamo ariko aha ni bakunda kuvuga ko nsana mama kuruta papa.
reka tuganire kuri birori. Yego. Birori wari utangiye utubwira ni yavukiye hehe rero mu mwaka? Yavutse mu mwaka wa 1951 avukira mu murenge wa Nyagisozi ku gasozi bita Kabazaga. No babanje kuvugana bita Mwirasaniro. Nyuma baza kwimukira Kabazaga, hanyuma ubu ni mu karere ni mu karere ka Nyanza ubu ngubu. Ubu ni muri Nyanza. Mbere bayitaga komine Rukondo muri prefecture ya Gikongoro. Burya hari igice cyo muri Nyanza cyahoze muri Gikongoro. Yego. No aza rero kwiga amashuri abanza muri école primaire ya Mbazi, aho bahoze bita kuri komine kera. Aza kuhava ajya kwiga muri college Gitwe, ahiga ngira imyaka 2. Noneho wa kabiri ntiyaburangira cyeka ratangiye yarangije umwaka wa mbere w'Igitwe, hanyuma akomereza Ishyogwe arangiza troncome. Nyuma aza kuva Ishyogwe ajya muri college officiel de Kigali, arangiriza amashuri yisumbuye mu byo bitaga scientifique kera. Aza kuhava abona buruse ajya kwiga Kisangani muri Kongo Kinshasa y'ubu. Science ni batubiye ko bigagamo za imibare na chimie na physique n'ibintu yego. No aza rero kujya Kisangani ngo baza kubura muri kaminuza muri Zaire. Aza kubura ngo baza kubura barimu, baragaruka mu Rwanda barongeye babaha irindi bagira amahirwe bamuhereza kwiga i Quebec, arangizayo ibintu bya agroforestry, agaruka engineer. I Quebec ni Bukavu? Oya ni muri Canada. Yes. Yagiye kwiga muri Canada? Yego. Yize muri Canada imyaka ingahe ubwo? Ubwo ni imyaka 4. Yabaye muri Canada imyaka 4? Yaje ubwo ari afite lisansi engineer muri agroforestry. Agarutse rero aza gukora muri ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi Minagri y'ubu, nako na mbere niko nanitaga hose. Aza rero kwitaba Imana muri 1991 mu kwezi kwa 12 ku tariki 11. Ari wagikora muri Minagri. Muri make na mateka nakubwira yihuta mu ncamake. Iyo ni incamake ariko noneho turagenda tukora tugenda gake kugira ngo tumwumve neza. Yego. Umuvuze mu ncamake ariko umuhanzi bari umuntu muremure. Ngo tumenye inzira y'inganzo ye duhereye naho yavutse. Uvuze ko yavutse mu 51 avukira hariya nyine Nyagisozi. Yego. Ni mwene ndubundi? Ni mwene nka Kamanase na Nyirangoga Sifora. Nabo ntago bakiriho barasinziriye. Ubwo yashakanye nande? Yashakanye n'Abakandaraje Donata. Ari mu myara nyine. Aracyari umukecuru? Oya nabitabye Imana. Nagakiriho. Nakomeza kwihangana. Yego. Uyu munsi rero iyo tuvuga umuhanzi Nyiringanzo, tujya no kuvuga ubuhanzi bwe, tukavuga ibihangano bye, tukamuzirikana tukazirikana iyo nganzo ye n'umusanzu abaratanze ku gihugu, ntabara umusanzu utagereranywa. Ni mpamvu tugomba guhera tukamumenya neza. Ubundi ubuhanzi bwe hari undi muhanzi wenda abukomora kuri nde? Navuga yuko ntago nabo nzi ibyo gukora mbere cyane ngo mbe nabigiyemo cyane, ariko yatangiye kuririmba ubundi kubera ko yavukiye mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 bakakunda kuririmba muri makorari mu materaniro. Agiye kwiga rero mbere yo kujya kwiga secondaire yabanje kuba mu itorero rya Kinyarwanda, ntago nibuka izina ryaryo ko yarimbwiye Gakondo. Avuye muri agiye kwiga igitwe muri college burya bagiraga ukuntu bigisha abantu bakabakundisha umuziki, batangira kwiga gucurangisha gitari n'ibindi byuba bya muzika, iyo yakundaga cyane gitari. Nuko rero agiye kwiga muri college officiel de Kigali ya Imburabuturo, ubu wasigari ni SFB. SFB ni kaminuza y'u Rwanda ubu bihari yego. Abantu benshi bakunda kumva bavuga ngo si SFB kugira ngo byumve vuba nimba Buturo. Niho yahoze. Noneho rero ageze yasanga ari ya orchestre ya college officiel de Kigali, babona zikuririmba, barangije bamushyiramo ko yarazi gucuranga gitari, nuko abahuye rero n'abandi babaga muri orchestre bagafatanya kuririmba. Impamvu rero ya ndirimbo iyi ndirimbo woze wumvisha abadukurikiye bose
bayimwitirira cyane nuko ari we yihimbye aranayicuranga ko n'abandi bumva ko ijwi atari ryo wenyine ariko bayimwitira ko ari we wayirimbye wayanditse akayikompoza akanayiririmba n'ahantu hose nagiye mbona nasangaga kuko nuko navuga ngo Birori Phineas uwo ninde ni Birori Phineas burya abantu nubwo babaga bari muri orchestre wenda bari kumwe ariko hari icyo umuntu abarazanyemo bagahita bavuga bati iyo ni kanaka ni uri kuririmba yego ni indirimbo ye yihimbiye yego indirimbo yihimbiye yafatanya na bagenzi be kugira ngo baririmbe ariko iramwitirirwa ko ari we yihimbye baririmbaga rero abantu 6 muri orchestre yabo yabaga muri college officier do Kigali abo bantu rero bari harimo twagira uko bonye hakabamo witwa Mponge Mpabe akaba bigira nkana akaba Semanywa na papa ari we Birori undi we namwibagiwe izina rye namwibagiwe ntuza ubwo twaganiraga na Dr Bigira nkana kuko ayo mazina yayavuzemo yego muri abo bantu hari numwe wigize umenya wowe ukamubona n'amaso yawe Bigira nkana naramubonye nagira uko bonye ndabazi kera ndi umwana uko abigira nkana namubonye rimwe yaje gusura papa bafata ibyuma bashyira muri salo baracuranga basubiramo izo nganzo zose icyo gihe umwana w'imyaka 10 ubwo ni muhe mwaka 91 yego icyo gihe yari yamusuye baricara bacuranga izo ndirimbo zisubiramo nibwo rero namenye ko baririmbye indirimbo nyinshi icyo gihe ubwo rero warabiboneye n'amaso yanjye bacuranga rwose barimo basubiramo kwa gundi inshuti zisurana bakavuga ati twibutse ko twakoraga kera uko kumva bari barabaye abagabo ko bazirimbye koko bari muri za tronkome hari cyangwa muri cycle supérieur ko cyo bagitaga ko yego iga muri mu kane cyangwa mu gatanu wa gatandatu secondaire niko baziririmbye none ubwo bongera guhura nyuma igihe kingana gutyo baziririmba nk'abiyibutsa icyo gihe ndabyibuka papa afite yageraga gitara agira na synthesizer ariko synthesizer ko mbere batayicurangaga mbere noneho bashaka kuzishyira kuri synthesizer icyo gihe yaguze bagira ngo bazimodernize ahari ariko babikoze nko kugira ngo biganirire biyibutse ibihe bya kera ko ntago bari bagamije kunya gusisora bushyashya kuko n'icyo gihe ni ababaze kumusura ndumva nibwo umusaza yagize ararwara cyane araremba aza kwitaba Imana yazize uburwayi yego muri icyo gihe wowe urumva wari umaze kuba mukuru ushobora kuvuga uti dore abantu ni gutya ibintu bimeze gutya nta kintu cy'inganzo ku bana yasize kugeza ubu ntago twigeze tugira ibintu byo gukunda kuririmba cyangwa gucuranga twebwe twasigaye abana be cyokoze cyo dukunda umuziki abandi baririmba kuko nk'umuntu uzi iwanjye aho ntuye iyo yageze akaba azi papa ahita avuga ati uruwaso abona amaradiyo akavuga ati amaradiyo yose maziki nkunda kumva umuziki none naba ndyamye nijoro nkakunda kumva ibiganiro kuko ibiganiro bimfasha gusinzira nk'ubu niba ndi kumva aho Beringanje ari kuvuga ikiganiro nijoro hari ukuntu ushyiramo volume nkeya kikagenda kikudorota nk'umwana muto yego ngakunda rero icyo gihe radiyo kugira ngo nzafate radiyo numve impamanya nawo umuziki iri kuma biragoye bisaba kugira ngo mfate ugutwi ngurambure ngiye ku radiyo ngeze ahantu bashyizemo umuziki nkumva wapi iyi ntivuga neza iyi ntiyunguruye mpaka mbonye radiyo imeze nk'iyo umusaza akunda gutunga ababize rero bamuzi bazi uko yakundaga umuziki bavuga ko nyine ndahari yo mbicaho ariko ntabwo nigeze nicara ngo nkore ikintu cyo guhanga cyokoze cyo ni imivugo yo ndagerageza cyangwa ibiganiro bya Kinyarwanda ndagerageza ariko kuririmba no guhanga ibindi oya ese ubundi mu bavandimwe be nta bakiriho bavukana n'uwo mubyeyi wawe baracyariho basigayeho 3 katwombe gato nakubeshya asigaye 4 bavindimwe mu nda ya se na nyina n'undi umwe bahuje nyina gusa yego reka tubanze twumva indirimbo ye mu cyubahiro cye yego tumuzirikane inganzo ye noneho dukomeze n'aya mateka ye murakoze
Dainda inda inda ti 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 Dainda inda inda ti 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 Dainda inda inda ti 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 Dainda inda inda ti 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 Uinga viranda ngombereye Gufati suka byo nugutumugani Inama mwiriye kuyaje ubanje ngiyi Kigali Uinga viranda ngombereye Gufati suka byo nugutumugani hano wenda hatangira habonguki ni hinga tititi oya naga hinga abantu benshi ukunda kwimbaza bakabango ni hinga ko naga byo ni referere yashyizeho kera bafite ukuntu baririmba indirimbo ngo bigana injyana yo muri Kenya bigatuma bashyiramo refrain bagendeye ku muziki wo muri Kenya cyo rugezweho aroba injyaro yes ara rero yabana inda chi injyaro injyaro inda chi inda chi uzi kwigihe cyose maze numva ino ndirimbo nenze ko avuga ngo hinga ringa byindi byamanihura rero gamba ariko ntaga ari byo niyo bavuga ngo barambwiye ngo ntago ari munda dusekera tubwira ukuntu nyine bumvaga ngo ngo namanihura ndavuga ati reka ndavuga ni mama nihe uraye rugamba none ndavuga ati nge nakuze bavuga ko ramanihura nta bindi wambwira ni mama niha uraye rugamba mama nihe uraye rugamba mama nihura rugamba none abavuga ngo namanihura abantu bose bazo ko ramanihura indirimbo bayita namanihura bayita manihura na nubu kugira ngo ruzavemo bigoranye ariko yari refere gusa bagendeye ku muziki wo muri Kenya bacurangaga abenshi twagoze tuzi ko ari manihura ya rugamba ariko twabyumvaga ariko siko bimeze n'abantu bari kutwumva ngo bazi ko ari amanihura n'indirimbo bayita ngo namanihura na nubu bayita ngo namanihura kuko ibisanzwe manihura yabura ningi ni ndahinga ufite indirimbo ubundi yitwaga ngiye mu mujyi noneho abantu kubera kubimenyera kumva bavuga ngo guhinga biranani baza kwita guhinga biranani abo mu gihe cye nyuma rero abandi abo twe twakuze mu cyiciro cyacu twavuga ngo inda ci kuko reko bayivuga muri refrain uvuga ngo hinga abandi bavuga ngo hinga ko nako yavugaga abanda inda ci do ni nka refrain yashyizeho agendeye ku muziki wo muri Kenya ngo kore biganaga bacuranga igihe cyabo reka tuyumve noneho yego makoze Dainda ti 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 Dainda ti 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 Dainda ti 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 Dainda ti 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 Dainda ti 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 Dainda ti 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 Uinga viranda ngombereye Gufati suka byo nugutumugani Inama mwiriye kuyaje ubanje ngiyi Kigali Uinga miranda ngombereye Gufati suka byo nugutumugani Inama mwiriye kuyaje ubanje ngiyi Kigali Batuduvanga nuguri sabune Uyenge kumesera imyenda yanjye Nuko imaze kumashira mwisakoshi nyabandi miringata Batuduvanga nuguri sabune Uyenge kumesera imyenda yanjye Nuko imaze kumashira mwisakoshi nyabandi miringata Batihumusa kugirwa muri komine ya Kigoma bamaye uruhushya ngo kwituma handa batoroka ngeze mu bira batihumusa kugirwa muri komine ya Kigoma bamaye uruhushya ngo kwituma handa batoroka Kigali barankacira bagenda bankubita inzira yose ndaramukasho Nyamondiruka ngo ndarenga umujyi igera Kigali barankacira bagenda bankubita inzira yose ndaramukasho Bucyanurizwa siteya nini cyane aho bari banjanye sinari mazi nivamo bamisuka n'umuhoro mbone n'ishyamba
icanurizwa siteya nini cyane aho bari banyange sinari mazi ivamo wamisuka n'umuhoro ngone n'ijamba musoro udashaka gukora nguhinge ukibwira ko mu mujyi hari akazi ikure mu icyo kinyoma maze uhinge bizagufasha musoro udashaka gukora nguhinge ukibwira ko mu mujyi hari akazi ikure mu icyo kinyoma maze uhinge bizagufasha musoro udashaka gukora nguhinge ukibwira ko mu mujyi hari akazi ikure mu icyo kinyoma maze uhinge bizagufasha musoro udashaka gukora nguhinge ukibwira ko mu mujyi hari akazi ikure mu icyo kinyoma maze uhinge bizagufasha umusaza yarakaririmbye yego ese iyi ndirimbo niyo muhe mwaka ntabwo navuga itariki precisement itariki yayisohoreyeho ariko bambwiye ko ari hagati ya 2022 no 2024 uwo wavutse mu muhe mwaka 2021 winanirimo urumva ko kurusha imyaka myinshi cyane kurusha imyaka iyi ndirimbo ese wakuze umenya ko ari umuhanzi mbere ntabwo nari mbizi ahubwo naje kubimenya kwa gundi nk'abantu baza nko kubasura ukumva umuntu aravuze ngo shango nawe ngo ndabona uzaho muririmbye nka so noneho tuza kuza kumubaza rimwe aravuga ati ntabwo arakibikora ntabwo arakibikora noneho nanjye tuza kumubaza rimwe aratugaya ati rimwe ni ati mumbajije nihuta ati ndeka ndababwira ni ntaha aje gutayira avuga ati reka rero mbashyirire ati babanze bampa amazi nkarabe ajya gukaraba muri dushe atangira kwiririmba ariyo turimo tumwumva ubwo ni mu muhe mwaka ari nko muri 87 na 6 gutyo atangira kwiririmba noneho mama aravuga ati simwavuga ngo ushaka kumva papa yaririmba ati dengi yandirimba ari muri dushe arimo gukora repetition arimo noranje haviriye hero araza rongeye dusubiramo yayirimbye nta gitari icyo gihe yirimbye nta gitari afite icyo gihe kuko gitari yacitse umurya avuga ko atabasha kongera kwicuranga kugira ngo rero acitse gitari ajya kwikoresha noneho adusezeranyije ko azayiducurangira byanga bikunda rimwe nabona akanya rero rimwe icyo gihe imyaka leta indirata turanabyibagirwa nibwo rero Dr. Biginankana yaje kumusura mu rugo noneho asanga aguze no synthetizer na gitari yarakize nabigira nkana yazanye indiye iyo bacomeka ku muriro noneho barangije baricara rero bazirimba zose bahiri kuri iyi ngiyi nibwo rero twavuze burege se koko uranacuranga koko urugize no gucuranga turumirwa avuga ati iyi synthetizer nayiguze kugira ngo ngire umutako nyine ndirimbiraho nitonze nitoze niyibutse ariko ntabwo yararambirije kuzongera gucuranga ngo asore ikindi gihangano gishya arabireka ariko yakundaga umuziki rwose kuko baricaye barinikiza niko twabyita bakora mu nganzo rwose basubiramo izo ndirimbo baraziririmba nuko tuzumviraho gutyo niko twamenye ko ari umuhanzi noneho nyuma ikunda kuyicishaho ndabyibuka nongera kuyumva nayumvise nko 98 bayicishaho kuri radio nabwo bayobe umuntu wayiririmbye urabikore ntabwo na telefone zitaraza ngo mbabwiye ngo bayita gutya rekana ko yiririmbye nyuma rero hari umunyamakuru ntibuka kuri Radio Rwanda waje noneho avuga izina rye avuga ati ndashimira birori wayirimbye indirimbo numva ko nyine yamenyeye nyirayo nyuma rero nza kuza kumushaka ngira ngo azayime kuri icyo gihe kuri cassette duhana gahunda kuko icyo gihe ntari ndi hafi muri Kigali buri umwanya wo kuza kuyimwaka no kahitira mbere ririziye ku YouTube zuzuyeho umuntu ayikura akayigira audio bikarangira ubwo tugere ku bihangano biki n'izindi ndirimbo birashoboka ko umuhanzi yaba afite izi ndirimbo urumva hari izindi
Dr Bigira nkana yatubwiye ko yagiye aririmba hari nk'indirimbo nayo ndagira ngo abantu bazi kumva inseko nziza ngo ibirori yayirimbanye na Semanywa nagira ngo nawe wenda tuyumve yego ubwo ndavuga izo mfite noneho nawe uraza kutubwira zamani inseko nziza rero ya nanone yaririmbye nayo reka tuze tuyumve yego inseko nziza bwiza bw'umutima ntabwo nzakwibagirwa buri munsi buri joro nshuti ni wowe ntekereza hashize amezi makeya niba mfashe inzira ndende ngiye gusura uwo nkunda ariko sinzi niba nkunda seko nziza iyo nkubonye mererwa neza seko nziza iyo nkubonye mererwa neza masa nk'umukobwa mwiza tuvuga byinshi kandi byiza ibishimwa biba byose ese shenge nseko nziza nza kumenya neza ese shenge nseko nziza nza kumenya neza gusubira iwacu mbona sana utabishaka nanjye bintera agahinda kuko byari ngombwa rwose ese shenge n'inguma nzakora iki ese shenge n'inguma nzakora iki dukana tutabishaka amaze kwigira hirya ndahindukira ndamureba seko nziza nubishaka tuzabonana seko nziza nubishaka tuzabonana akarimba keza cyane seko nziza baririmbaga indirimbo ngufiya kandi ziri smart yego reka tuyikarukire ku mateka ya Birori Phineas wavuze ko yavuye muri duhere amaze kugaruka avuye muri Quebec muri Canada kwiga noneho dukomeze ubuzima bwo kurinda urumva noneho wari umuzi yego urumva wari umuzi ko wari umaze no gukura nawe yego turinde tugera ku iherezo ry'ubuzima bwe n'akazi yakoze noneho tutabiciye hejuru twihuta yego akigera mu Rwanda yabanje gukorana na projet y'abasofisiye kwa ku Kibuye mu bintu byo ku Gisovu bakorana igihe gitoya nuko nyuma za kuza gutangira kubona akazi muri Minagri akora mu gihe ubuzima bwe bwose yasigaje akwisi kuko nahandi anogeza akora hose yakoraga ku Kibuye oya yavuye ku Kibazo akora i Kigali muri ministeri noneho aza kugirwa directeur general des eaux et forêts
muri Minagri none amazi n'amashyamba yego babyumva batumva ururimi rw'amahanga yego kuko babina ngo ni DGF noneho nyuma rero y'amateka mu Rwanda nyine uko byagenze murabizi haza kuba urugamba rwo kubura igihugu rutangiye abantu batangira kuvuga muri 19 abantu batangira gufatwa bitwa ngo ni byitso nawe mufatamo bamujyana bamufunga muri gereza babanje kumufungira ari Gikondo abo bitaga 49 ba mbere bafashwe imbere burya bafashwe bitariki hagati ya 2 n'eshatu abo bari twiye ngo ni byitso bikomeye 2 n'eshatu no abandi bagiye basanga tariki 2 n'eshatu zo kwa 10 inkotanyi zitangiza urugamba kutariki ya mbere abantu bafashwe ku itariki 2 n'eshatu harimo abenshi bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi bandi nawe nibwo yafashwe icyo gihe nibwo yafashwe noneho igihe no batangiye gufata abantu badatoranya kuko ubwo mbere bazaga bafite amaliste bamutwaye icyo gihe ku tariki 2 mu gitondo saa 12 za mu gitondo kuko tugiye ku ishuri ndabyibuka rwatangiye ku tariki ya mbere wagenda bamureba ka kabiri yego yafashwe n'abasirikare bwa Habyarimana bituga ngo nabarwasiri baje bambaye amakoti ndabyibuka kaki ari mu gitondo nari mbere ngiye ku ishuri harimo uriya witwaga Munyakazi niwe wari bayoboye Munyakazi waje kuba general nyuma ya jenoside nyuma za no gufungwa nawe zira jenoside akaza kuba muri gereza niwe waje mutwara mu byitso bamufungira Gikondo nyuma baza kumujyana muri special mu Ruhengeri ego ubwo turacyari mu mwaka umwe ni mu mezi make ya 19 kwa 10 kugeza kwa 12 ageze rero aza kurwara ndarimba cyane noneho bamuha transfer yo kugaruka i Kigali inkotanyi zabuye i Kigali ngiye ngo hari Ventura zo kwa mbere yamaze nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine bamugaruye i Kigali hano muri 1930 bamujyana mu bitaro hano bamugaruye mu bitaro hano mu mwaka 1991 cyane mu kwa mbere ariko ubwo wumva ni hegereza waruvuza ngo inkotanyi zibohora gereza Ruhengeri ya Ruhengeri yari amaze iminsi mike cyane havuye urumva we ntabwo zaje kubohora gereza we akirimo oya izaje kubohora yava transfer yaje kuvuzwa i Kigali aho bafungiraga abanyururu muri sale yitwaga sale kane ndayibuka ni sale ya kane nagoragamo abantu bavuye muri gereza bafunga twajya kumusura tugasanga afite ipingu ku gitanda noneho anarembye no kubaza kumurekura mu gihe indwara y'umubiri rwose sanzwe ariko araremba nyine yari yafashe arwaramo ikintu kimeze nk'ikibyimba kibanza gufata hano kuri munsi y'ugutwi nyuma kiza kwirezorba ngo kiza kuburukira mu buyaha niko batubwiye ariko kagatago yaje gufungurwa mu kwezi kwa 4 ndabyibuka nari mvuye gufata amanota y'abana ba gardienne muri wanjye niwe mvuye kumufatira amanota nsanga ari mu rugo bamurekuye muri 1991 mu kwezi kwa 4 aribwo wavuze ko bacuranze icyo gihe nyuma yo kuza ubwo bigira nkana yaje kumusura nk'umuntu uvuye muri gereza baniganye araza rero bibutsa ya muziki ne baririmba cyokoze cyagira amahirwe ntago bamwimye ntago banze ko asubira mu kazi baramureka asubira mu kazi akajyayo ndetse baramworohereza ko babonaga nyine ko gereza riramushegeshe nyuma rero mu kwezi kwa 12 aza kuremba arimo yubakisha no kuba mujyana kwa muganga ni yagizeyo agwayo turamushyingura muri 91 mu kwezi kwa 12 gutariki 11 ayiko yewe ubwo ni rwo rugendo rw'ubuzima bwe yego hari ifoto mukecuru anyohereje muzifa Phineas ni nawe watumye muhura nawe ari we ubwo nyogosenge yego ni masenge yego yanyohereje ifoto ubona koko yo muri gereza y'icyo gihe ubona koko yari yarakobititse ku ifoto yampereje yavuga ati dore yari ari muri gereza hano yabimbwiye yari ari muri CHK kuko yararwaye ningo bashoboye kumufotoza icyo gihe bashobora kuba nk'umusurveya akantu kugira ngo bamureke nyine tumusura adafite ipingu nk'abana be kuko byari gutraumatiza abantu n'iki cyangwa n'inshuti zikaba zamusura bakabemerera bagatambuka bakamusura mbone no gushimira abantu badusuye icyo gihe batubaye hafi arimo umugabo nazibagiye gutwa Makubaroni aracyariho bari amahoro n'umugisha yatubaye hafi mu buryo bwose bushoboka kuko n'umunsi afungurwa nawe ugiye kumwakira kuri gereza y'epfa
hano hepfo Disney Atlantic yego ndabyibuka ndabizirikana no hari n'abandi benshi ariko ndabashimiye cyane mwese ubwo mwatubaye hafi mu gihe bijya bikomeye kuko icyo gihe umuntu yarakwihakanaga wabora inshuti nayo nyongeye kugenda iwawe wabaye inkotanyi ibintu nk'ibi byinshi cyane ko niko amateka y'u Rwanda murayazi ko byagenze sinyesubiramo cyane no abaze rero icyo gihe bamufungura niko bwa mbere nari mbonye yogosha umusatsi wose bawumazeho donc yambaye imyenda ya civile nta musatsi afite nta bwanwa nibwo bwa mbere ubundi wamumenye mu gukora kwawe agira umusatsi agira n'ubwanwa bwa 040 yego icyo gihe rero aje nibwo twamubonye aho kujya ngo tumusuhuze kutwishimira ko agarutse twese turarira kuko yari ameze turi abana icyo gihe nyine turabona duhumuriza ari muhumure ndahari nta kibazo ningi wagarutse nibwo rero yaganyuza muri nto yaba ari mu rugo akahamagariza inshuti ze bakazaje kumusura bakaririmba za ndirimbo baririmbaga nyuma yabonaga yabonye akanya nimugoroba yego uretse bigira nkana biganye undi wabonye n'amaso yawe muri bano bantu bitwa bagira uko ubonye nk'uko nguko na wa undi Semanywa ninde wundi waba warabonye waba wibuka nabonye gira uko ubonye yego namubonye gira uko ubonye yabakiriho ntabwo nzi amateka y'abagabo bose baririmbanaga uretse bigira nkana nabashije kumenya amakuru ye ariko abandi bose ntabwo nzi aho amaherezo yabo sinzi ko bimeze niba bakiriho cyangwa badakiriho ntabwo mbizi ndahagize ukiriho yazatubwira oya n'imiryango yabo cyangwa imiryango yabo abana babo bashobora kuba banatwumva nabo tukaganira ku bantu bagiye bahimba ibihangano byagiriye igihugu akamaro gira uko ubonye nabashije kubonamo nabigira nkana abandi ntabwo mbibuka abo babiri n'ubu babonye nabamenya ariko abandi bo ntabwo nabamenya hari umukecuru mere wawe yatabarutse ryari yatabarutse arwaye 96 nawe urumva nta myaka myinshi yashize yaciye imyaka 5 gusa yari nawe wari ukiri mutoya urumva ku myaka 15 nabwo ari mutoya yego n'imyaka 15 nsigara mu nanjye na mukuru wanjye witabye Imana ejo bundi nuko tugize Imana sokuru yakiriho aradufata atusubiza kuba aho papa yakuriye Inyanza araturera dukuze yego n'umwasubiye gukura yego naho mu rugo bundi hari urugo rwa Birori yitabye Imana dutuye epfa mu cya hafi tuza guturira Remera kuri Stade Amahoro amaze kwitaba Imana mu cyahafi twatuye twundi imbere atarafungwa mu gitso twatuye mu za leta ari Nyamirambo nuko tuza kuhava ubwo naho navukiye mu gihe cyo gufata abantu b'igitso abantu biswe ibyitso rero bayiruka mu mazu ya leta tuvamo tujya gutura aho rero batse hano mu cyahafi ko indi yarimo yubaka Remera itaruzura agiye kwitaba Imana abwira mama ko agomba kuzayoza tukajya kwituramo ikaba ariyo yitwa ko ari mu nzu y'umuryango tujya kuba nyine yari Remera rero nyine nukuvuga ni nyuma y'ibyo byose nyuma jenoside mwagiye kuba urumva Remera mwagiye kuba kwa sokuru nyuma ya jenoside Nyanza yego nyuma mukecuru amaze kwitaba Imana twagiye kuba kwa sokuru yego nta numubaye abagabo nawe nuko atakiboneye kumushimira kuko yatubereye umubyeyi mwiza cyane ntabwo nzamwibagirwa umukecuru yari ashaje cyane yakoraga hypertension yari umukecuru nyine twamwitaga umukecuru wacu akaba ari ariko sokuru we yari umuntu navuga ko nawe yabaye nka papa watwibyariye ubwe muri 96 bari bakiriho bose yego yaratuze impaka tuyira amashuri adufasha kubona amashuri adufasha kubona imiryango byose byo mu buzima nta kintu na kimwe twabuze mu rugo yatugiriye neza cyane ntabwo nzabyibagirwa yego twara amaraso ye ariko arimo abenshi batabibashe kubikora bakaryana ariko wese ko yabigenje yatubereye nkaho rwose turi abana be mbese yatwandika nko mu ndangamuntu y'ibwite yaradukuza rero niko kumbona uyu munsi ndi imbere yanyu mbikesha haba hari izindi ndirimbo za Birori Phineas abantu batamenye kuko akenshi abahanzi hari zo babaga barasohoye cyangwa bataranasohora haba hari izindi ndirimbo zaba zihari arizo nabashije gukurikirana naramenya ariko wenda amagambo yose ntabwo nabashije kubona ugiye uzazo ngo nzumve hariyo bambwiye yitwa ngo ni ngo se uravuga iki wagisaza kusigaje gupfa Yesu uravuga iki wagisaza kusigaje gupfa ni murongo bampaye Kate Radio niba ritme yayo uribuka no ntago nyibuka ntago nzibuka arindi baretse mbwira abantu hari abantu badukurikiye bashobora kudufasha kugira ngo
twumve hari n'uwaba yifite akahita yitwohereza hano reka mbabwire email yanjye niba uri kutwumva ukaba ushobora kuba ufite izi ndirimbo nyandikira kuri email yanjye ni bisangwanganji@gmail.com bisangwanganji birafatanye @gmail.com ukaba wadufasha kugira ngo tubone izi ndirimbo. Hano hari umuntu unyandikiye ariko ati muzadushake Nyiringanzo witwa Munyangondo Alphonse twamuganireho we ati muri iyi ndirimbo bavuga ko muri ayo majwi menshi harimo amajwi y'Akagambage Alexandre Alexis Kagame ubanza bari baturanye. Oya sinzi niba ari yatwohereje witwohereje ntabwo twayikina hano kuko ari kwitwohereza kuri WhatsApp wenda sinzi yarimo kuvuga ati mwiriwe indirimbo yitwa impano abantu barimo gukurikirana barimo kuvuga bari kuvuga ibiterekeranye bivugira ibindi bibarimo ati Nyiringanzo uyu munsi ni biro Phineas ati ndishimye cyane iyo ndirimbo ndayizi rwose yitwa nanone Philippe komera cyane Philippe Beni twishimiye Nyiringanzo uyu munsi Phineas afite uturimbo twiza cyane turimo inama n'intare y'akanwa rutemangusho ubarijo baragusuza cyane bagushimiye cyane kugira ngo mukuduha barakoze dukurikiye iyo ndirimbo ngo ese uravuga iki wagisaza we ko wenda gupfa iyo ndirimbo ko numvagira ngo bariti gashaka kuvuga mu bintu by'umwana wanze gukura ategereje arambirije kuzabona umunani wa se none se yagira ngo aramucyaha mugiye inama kugira ngo agire icyo yigezaho undatesera uravuga iki kusigara izuba rimwe urumva nk'ibyo n'amakimbirane babana bibivuga batazi kwita ku babyeyi babo. Hari n'indi rero yigeze kuririmba nayo ivuga ngo turwanire ubuzima turwanye inzoga n'indaya ejo tutazahemuka yego nayo yaririmbye muri icyo gihe akiri muri Coke. Hari n'indi yaririmbye ashaka kuvuga ibidukikije cyane cyane yibanda ku birunga byo mu avuga ibyo bagita mu Ruhengeri yego ni izo ngizo mbasha kwibuka yego. Reka tugere ku ndirimbo bagiye barimbana n'ubundi nk'ingi nabuze byose nayo amajwi yarimo ndetse na gitari irimo ubwo turagaruka mu kanya gato cyane. Iyi bayirimbye bari muri College Officiel de Kigali biro Phineas ndetse n'abagenzi be. Nabonye akazi aho gukira ubona gakenana n'umukobwa nakunze nawe namubura nakoraga mu mujyi nkanahembwa menshi cyane bibeshya ngo nzakira ariko bibi by'ubusa. Ibintu byinshi byo mu mujyi ni byiza kandi ni bibi, bamwe barahakirira abandi bakahakenera. Ibintu byinshi byo mu mujyi ni byiza kandi ni bibi, bamwe barahakirira abandi bakahakenera. Hari n'abakobwa batagira icyo bakora, ari bo bamaraya baranga bayamaraho. Hari n'abakobwa batagira icyo bakora, ari bo bamaraya baranga bayamaraho.
agahinda umukobwa nakunze yumvise ibyo murankora ati singushaka rwose kuko ntacyo uzamarira umukobwa nakunze yumvise ibyo murankora ati singushaka rwose kuko ntacyo uzamarira turi mu kiganiro Nyiringanzo kivuga ku mateka ya Birori Phineas waririmbye indirimbo nyinshi ari kumwe na bagenzi muri College Officiel de Kigali. Indirimbo benshi batangiye kumbwira bati bwana Rusakara yifite nuko ubu ngubu yaryamye kubera zinduka usena muhamagara amasaha atisimu ntiyasinziriye. Bambwiye ko ayifite, ubwo niba yifite rero turayifite, ubwo no kwishaka kuri bo binabwiza. Hagato kandi tuba turi kumwe na rya duka ryitwa Action Shop, iduka ricuruza ibikoresho bya electronique kandi bijyanye n'igihe. Ubu ngubu ushobora kubona amateleviziyo meza, flat screen za Samsung na LG, amatelekomande ubwoko bwose, za amplificateur, écouteurs za Bluetooth zisanzwe, Bluetooth speakers, amabatiri y'amatelefone, amaradiyo, matona manini, amaventilateur, amatara yo mu nzu yo hanze nayifashishwa mu bitaramo. Muri iri duka uhasanga amagare ya ukazo y'amavabura yakomeye cyane yaba yabana n'abantu bakuru kandi ku giciro utasanga handi. Yesu ufite televiziyo y'ikiromba ukaba wifuza flat, ngwino bakuguranira ongera amafaranga make. Televiziyo yawe niba ufite flat yangiritse yizane bakuguranire wongera amafaranga make cyangwa abatekinisi bayikore. Niba ufite agateleviziyo gatoya cyangwa utishimiye barakuguranira. Reka nkubwira ko muri iri duka rya Action Shop bagira amagare ya ukazo y'amavabura yakomeye cyane n'ukuri y'abana n'abakuru. Niba hari igikoresho cya electronic ushaka gutumiza hanze ishyura 10% y'agaciro k'icyo wifuza kugura. Muri iri duka dusanga mu Ruhango ahazwi nko kuri Rutekibuye mu marembo y'isoko rya Ruhango ku muhanda ugana Igitwe. Abifuza kurangura mujyi Musanze mu nyubako ya Mirano mu miryango hasateganye na Equity Bank. Turabashishikariza gukoresha WhatsApp yacu mutwandikira cyangwa se mutwohereza amafoto y'ibyo mushaka kuguranisha. Nimero ni 0787894408 0787894408. Turi kuganira ku mateka y'umugabo bita Birori Phineas waririmbye indirimbo nyinshi, yabaye muri College Officiel de Kigali, baturirimbira indirimbo nyinshi kandi nziza. Uyu munsi kandi hari indirimbo bari kutubwira bagenda batubwira bati iyi ni yabo niyi ni yabo niyi ni yabo, ariko nanone bavuga ngo indirimbo ze ni zihe. Aka karirimbo bakarimbye bari muri College Officiel de Kigali.
gihugu kibuye fata gitarama na gikongoro tukuririmbe gihugu cyacu ubwiza bwawe buteye ubwuzu tukuririmbe gihugu cyacu abagutuye bagize amahirwe tukuririmbe gihugu cyacu ubwiza bwawe buteye ubwuzu tukuririmbe gihugu cyacu abagutuye bagize amahirwe amashuri yubakiye u Rwanda abana beguhera mu bujiji dore imihanda reba iyo Kanombe ari na byinshi ntiriwe mvuga tukuririmbe gihugu cyacu ubwiza bwawe buteye ubwuzu tukuririmbe gihugu cyacu abagutuye bagize amahirwe tukuririmbe gihugu cyacu ubwiza bwawe buteye ubwuzu tukuririmbe gihugu cyacu abagutuye bagize amahirwe tukuririmbe gihugu cyacu ubwiza bwawe buteye ubwuzu tukuririmbe gihugu cyacu abagutuye bagize amahirwe mu bujiji dore imihanda reba iyo Kanombe ari na byinshi ntiriwe mvuga tukuririmbe gihugu cyacu ubwiza bwawe buteye ubwuzu tukuririmbe gihugu cyacu abagutuye bagize amahirwe tukuririmbe gihugu cyacu ubwiza bwawe buteye ubwuzu tukuririmbe gihugu cyacu abagutuye bagize amahirwe tukuririmbe gihugu cyacu ubwiza bwawe buteye ubwuzu tukuririmbe gihugu cyacu abagutuye bagize amahirwe yewe data we indirimbo umusaza baraziririmbye ijya ndirimbo bambwiye ntabwo ndayibona yo kuvuga ngo wagisaza we ngo ariko twa tugeze ku zindi ndirimbo yego bo navuze iyo navuze uravuga icyo wagisaza ko nundi wenda gupfa ari iyo navuze ndavuga wayicuranze iyo ngwe bavuga uko u Rwanda ari rwiza hari indi yari indi bavuga ngo imwe bavuga ngo sasirizo ka wakoreriyo ka wanimara kwera nacyuza yari yawo yego ndukumva hari ahantu nyifite nayo nubwo ntahise nyibona yego ntayindi bon bibuka reka iyo ngo ese uravuga iki ko wagisaze kusigaje gupfa guhinga birananiye ariyo ubundi baririmbye bavuga ngo ngiye mu mujyi ariko abantu baza kuyikunda bayita iryo zina rya guhinga birananiye barayibikira aritwa ngo turwanire ubuzima turwanye inzoga n'indaya ejo tutazahimuka izi ndirimbo nta n'umuntu wibuka ritme zayo koko hari uzibuka wenda yadufasha tugira ngo tuzabashe kuzishaka tuzibone hari abantu usanga bagenda bandikaho bakazihimba bakandikaho nk'uyu yanditseho ko ari bigira nkana nangira imana kandi ari birori ahubwo yagomba kwandikaho abantu bagenda bazita uko biboneye yego katwumve hano numve ko ariyo ingi twavuze tuvuga aha iyi ndayifite ahubwo reka ahubwo reka tuyirebe mba kuntu yitwa ya ndirimbo ahubwo ni ya indi ya cya gisaza ahubwo kuko nijwi iminsi ryumva muri ryiwe ndaryumvise ahubwo nyifite ukuntu yitwa
birananiye sinshaka guhinga birananiye nkaniyo burugi kutajimbera sibyo nkora byose kutajimbera ndakora ibyo nshaka Sazawe kushigaje mufa Rugiruko mwese mukibiruka Rugiruko mwese mukibiruka Nimukihutire kujya mu mugi kujya mu mugi nimureka ababyeyi babahane nimureka ababyeyi babahane niyo majyambere wumvise ya ndirimbo twitwa iyo ndirimbo kabisa ndayumvise rwose ijwi ryo bigande cyane yo uhita umwumva papa wawe ndamwumvise rwose indirimbo za so ukumva ijwi rya so uba wumva umeze umva nyine neza bakwica ko bikazamo n'agahinda ko utakimubona kongera ko yari nagiye ndi muto birumvikana imyaka 10 ariko ikiganza ubu ngubu n'urukumbuzi kumva umukumbuye kumva akantu kose ke ukumva bakareba aramumeretse kujya gusura muri famille banyereka ivarisi ye yango yasize baranayimana 5 ivarisi ego nta kintu yasizemo ibyari birimo bambwiye ko byashaje ariko ivarisi ye inzima gusa yaracuyutse ngo niye baguriye kera giye hanze ayibazanira ibahamo donc abamo gift bati rero ivarisi ni papa wayituguriye ayiduha none twajya ngo uzayitaye imbirwibutso ngayo ngoko nicyo kintu cyasigaranye urumva ni ikintu gikomeye cyane indirimbo ngo ngezaho nyigwaho nyikuye ku gisenge cy'umuco wa Rwanda mugani yari yigize ishyano yabuze kuba tuganiriye ku mateka y'umuhanzi utakiriho noneho so wakubyaye ubumva byakire gute ubyumva gute byonyine niyo numvise ari nkaradi y'indirimbo bwabyo biranshimisha kuko biramunyibutsa nyine bigatuma mukumva ngo noze mbikubwira bikamunyibutsa bigatuma ari nibyo nibuka yakundaga cyangwa se nk'inama ngiye mbere yo kwenda isazira bigatuma binyuzuza amarangamutima ibyo niyo yabubwira ikindi abana bagakunda bajyaga bakunda kumbaza nanjye kuki tutajya tubona utajya tubwira papa wawe cyangwa mama wawe kubera ikigangana nuko bagiye ndi muto ku buryo kubabwira ubwo sinababwira iki bukiye bamaze gukora cyane bakomeza kubimbaza none ndabicaza ndababwira nuko kandi nawe yapfuye ari muto imyaka 40 imyaka 40 yego ubwo rero izi ndirimbo iyo mbifata ko nk'ari cyubahira bahawe ko ashimirwa ibikorwa byiza yakoze akiriho bikatubera umurage twebwe abayasize ndetse n'ababyumva n'abakundi ibihangano bye kuko harimo inama zigisha urumva ni imyaka ye yavutse mu myaka n'ubundi y'abahanzi hari umwaka nyavuga 50 na
50 ikiganiro Nyiringanzo igihe maze ngikora nagiye nsanga abahanzi benshi baravutse mu noma urumva ari mu myaka ba Sosomado ba Sebanani babahanzi benshi koko n'abagaba bigira nkana twagiye twumva tuganira nabo ni umwaka wavutsemo abahanzi benshi kandi benshi nkawe noneho katugaruke kuri so nkawe wamubonye ni ndumwe nk'iki wumva abantu bakwiye kumwibukiraho no kuzirikana no nk'umuhanzi wabayeho akiriho ku rwego rw'ubuhanzi cyangwa ku rwego rw'ubuzima bwe bwose busanzwe byose uvuga ushaka wumva wisanzuyeho icyo mwibukiraho ni uko yakundaga umurimo cyane ku buryo yari afite principe ngendera yo kuvuga ngo mu masaha 9 y'akazi ugomba gutekereza gufata iminota 30 ubwo cyo yari akiri 8 amasaha y'akazi ugomba gufata iminota 30 yo muri pause ugatekereza ku rugo rwawe cyo ni kimwe donc yakundaga n'umuryango we rero cyane agakunda abana be ikindi namukuyeho n'ubungu bajya abamuzi banzi duhura bambwira ko namugendeyeho babagwa umusirimu akunda kwambara neza akunda kurimba ariko agakunda gusetsa yagiraga iparano hose ku buryo umuntu wanyohereje ifoto ye kare amaze yumvise ikiganiro bamuvuze ejo bundi kuri Radio Rwanda arantakisha arambona anyoreza ifoto ye ikiganiro cyabaye kuri Radio Rwanda bavuga kuri indirimbo ye no akurikirana amakuru bavuzemo amazina yanjye arakurikirana arambona anyohereza ifoto ye bari ahantu ari kubatera igiparo ngo yizeye ko nawe usa nka so donc ni nk'iyo byose ati ko abantu bagayicaye ntabwo twajyaga tugirira ngo bibaho twarasekaga ati ibana tugaseka ko kandi kuko yakunda gusetsa nibyo bo ikindi no gukunda umuryango we waba umugari waba umuryango we waba ugufi cyangwa umuryango mugari yakundaga n'abantu muri rusange agakunda ikinyabupfura ariko kandi agakunda umuntu wubaha akazi ke no kuvuga ngo ntabwo ushobora kuba wadomoka ngo uje kumureba utaye akazi ngo abigufate neza avuga ati hari amasaha yo kuruhuka kuki utategereza ngo tubone nimugoro tukanza akazi k'abandi cyane ntabwo umuntu wica akazi rwose amasaha iki kintu afite navuga ko nimba nacyo narakimukurikije cyo kubahiriza isaha ngira ngo ubonye ko narubahiriza isaha saa 3 neza nk'uko twabivuganye yego buriya yubahirizaga isaha ku buryo washobora kumubwira ngo ndahagera saa 1:30 wakaza saa 15 agutayiza iminota 15 ariko saa 1:30 zagera utarahagera akigendera eho yarameze yakundaga kubahiriza isaha ku buryo nanjye ni ikintu nimukuye ku buryo n'abantu benshi binanira kubana nabo kwa gutubahiriza igihe ntabwo mu rugo nanjye si umuntu utubahiriza igihe pe yego ibyo rero yakwikira ku mubyeyi bijya ni byinshi ariko ibyo nibyo by'ingenzi murakoze ni ikintu gikomeye cyane kugira umubyeyi none ukaba ufite n'icyo umuvugaho hari benshi baba bafite ababyeyi yaranatabarutse utagira n'ifoto utagira n'ijwi wenda nk'uko yararirimbye agasiga igihangano ugasigara uvuga uti nguyu ijwi rigenda ryumvise hari n'ubwo udafite ifoto uyaba ari umugisha cyane nanone ufite wenda we ko ufite aho urebera uti dore ifoto ye dore ijwi rye n'ibindi uvuze cyane uti abantu bakwiye kumwigiraho nk'icyo kintu tubwiye ni nk'impamba wowe wahakuye kuri we uti igihe yubahirizaga uko yabigenzaga uko yakundaga akazi ke turimo kugenda tugera ku musozo yego hari ahandi hantu warigeze ufata umwanya nanone ngo uganire kuri so mu gihe kingana gutya ndaganira mushiki we umukuru wakurikira yigeze kwincaza mu gacaca kera rwose turica tumuganiraho ari nawe yagiye mbwira ibyo yakundaga nyine none nanjye niyemeza kujya mbikurikiza ko numvaga mushiki we abishima yafite mushiki we yakundaga cyane witwa Meriana hano waracyariho anyicaza ahantu ambwira utuntu twinshi cyane twatumye impindura imyitwarire icyo gihe kuko yambwiye agereye kuri papa yambwiye ibyo yakundaga ibyo yangaga niyo umuntu twaganiriye kuri papa kuva yakwitaba Imana tukaganira igihe kinini cyane kingana nka gutyo ko twafashe nk'amasaha nka 3 cyangwa 4 twicaye kwirebiwe yego muganira muvuga kuri papa wawe yego ariko kuri radio gutya nibwo bwa abantu bwa mbere tuganiriye kuri radio ko natanze itangazo kenshi kandi nawe bakakubwira kuki utigeze uvuga ngo
reka mpamagare Beni. yego ni kwa kundi wenda umuntu hari aba yihugiyeho ni kwa kundi umuntu aba yihugiyeho ariko bigeze ejo bundi nicaye mbitekerezo ndavuga nti reka nitabiye ariko ubwo nabanje no kumva iki kiganiro nyine cyanyu mu itisha buri mugoroba numva amateka y'abahanzi ndavuga ni pourquoi pas kuki nagira ngo nanjye nyatange ko bayambaza kandi nkaba nyafite akaba atari amateka ndavuga ngo twaradekarite ko nyazi ko nayabayemo amateka igihe kinini cy'imyaka 10 rya ni myinshi buryo wanye n'umuntu aba n'umubyeyi wawe noneho nuko nimeze rero kuza gutanga umusanzu wanye nyine nka tukamuha icyubahiro yarakwiriye nk'umuhanzi nyarwanda. Yego ubu urumva hashize imyaka ubwo ni 32 itatu yego 33 yitahiye ariko ibintu yavuze mu myaka 30 ishize 33 ni ibintu bikibaho ndetse nta nubwo birarambirana mu matwi y'abantu. Umuntu afata indirimbo imaze imyaka yose akayikunda agakomeza agakomeza akayiha agaciro. Ubona nko mu rwego rw'ubuhanzi bo hambere ubona ari nk'iki cyakorwa kugira ngo aba bahanzi uretse kuba tuganira gutya aba bahanzi bakomeze kuzirikanwa batazaranduka muri sosiyete yacu ngo bibagirane birangire burundu kandi barasize badusigiye ibihangano byiza gutya. ari ibintu nashimye by'abahanzi ubu bakora bagira ngo bazirikane bakuru babo byo gusubiramo indirimbo basize bacuranze wenda bacuranga zose ariko byibuze iyo bakavuga ati iyi ndirimbo igeze ku n'abanyarwanda bakayisubiramo bakayimoderniza ariko amagambo ari yayandi n'inyigisho ari zaze n'izirimo. Yego iyo kintu ndaragishimye bazagikomeze wenda nubwo batakora ku bahanzi bose ariko byibuze baragerageza ukabona hari n'abandi rero nigeze icyo ngicyo ariko noneho ngewe hari uburyo nkinengamo icyo nkinengamo nuko batavuga ngo indirimbo ni yakanaka cyangwa ngo bagira ahantu babyandika. Yego ahubwo wenda icyo wenda bazagikosora bakaba ati tugiye byiza gufata indirimbo y'umuhanzi ukayisuramo ufata indirimbo birori yahimbye ukayihimba ariko ukayisubiramo ariko ukandikaho ukavuga ko ari yakanaka kugira ngo atazibagirana n'ubutike. Yego ni icyo nyiranyira nabasaba ahanini abahanzi bo bakasubiramo indirimbo ni bazisubiremo yego ariko bavuga bati ubundi umwimerere wayo yarimwe na kanaka twe no kugira ngo dusigasire amateka kandi tunezeza abantu mu njyana yigeze kumira abakurambere babo ni ibintu nk'ibyo bo muri make ndumva aricyo navuga ko hari indirimbo ya ndirimbo bavuga ngo irimo ngo inzoga n'indaya cyane twavuze ni yandi twakimye. Umuntu witwa Josué ari natwe yavuze ati ni ya yindi wakinnye ivugamo ko yahoraga muri bare ni nabuze byose nabuze byose ya yindi ya iyi ngiyi niyo irimo bya bindi yavugaga ngo yishunze indani n'ibintu yahoraga muri bare ibintu nk'ibyo. Reka tumve nanone nabonye akazi aho gukira ubwo nagagendana n'umukobwa nakunze nawe namubura nakoraga mu mujyi nkanahembwa menshi cyane bibeshya ngo nzakira ariko bibi by'ubusa. Ibintu byinshi byo mu mujyi ni byiza kandi ni bibi bamwe barahakirira abandi bakahakenera. Ibintu byinshi byo mu mujyi ni byiza kandi ni bibi bamwe barahakirira abandi bakahakenera.
guciriraho hari n'ababakobwa batagira icyo bakora aribo bamaraya baranga bayamaraho hari n'ababakobwa batagira icyo bakora aribo bamaraya baranga bayamaraho amafaranga mfite nsigaye nambaye ubusa ababyeyi bambyaye bikabatera agahinda amafaranga mfite nsigaye nambaye ubusa ababyeyi bambyaye bikabatera agahinda. nizere ko abantu benshi bakurikiye iki kiganiro cyawe hari nabo muzanye wari wararitse yego bahari benshi bagushimye cyane ubutumwa bwo ni bwinshi cyane bwaje bakunzi ba Keturede bagiye batwandikira batubwira byinshi banatubwira ko batwumva ndetse n'ibitekerezo byabo n'abamfashije kugira ngo bambwire bati iyo ndirimbo urayifite nk'indirimbo nasanze nyifite iriya yingiyi ubwo ninagize ngo ni yindi naho namazina wenda ababusanye nuko umuntu yayise ndabakunda cyane ati nsubiza umutumirwa Ben nanjye mpora nenga ibyo bintu byo gusubiramo indirimbo z'abandi ahubwo barazica cyane rwose zigatakaza umwimerere niwo bari ijoro intare y'akanwa aragusuza cyane namukeye rwose kandi ndamusuhuza iyi ndirimbo bambwira ngo nyibaze rusakara naje kuyibona mwakoze cyane namwe kandi abakomeje kumbwira ko wayifite ati mwiriwe neza nyiriganzo muzadushakira indirimbo zivuga ngo uzandinde ishavu nzakubira ishema ndumva yararimbwe n'umugabo w'igikara cyane witwa Maurice muri kera yiga muri groupe scolaire Ndangaburezi rwose reka tugushimire cyane muvandimwe reka tugushimire ku kiganiro cyiza twagiranye mwakoze cyane mwakoze kuduha akanya tukava ku mateka y'umubyeyi y'umuhanzi ndabashimira mbikuye ku mutima kuko bitumye nana umutima numva usa nk'ukeye rwose nabwo no kuba ngo urakeye kuko bakwicara ukavuga ku mubyeyi wanjye amasanga na gutya nabirukaga icyo nyine mvugana n'amasenge ubu ndumva nishimye mwakoze turagushimiye cyane bakunzi ba K2Radio ikiganiro nyiringanzo kigeze ku musozo reka mbabwire ko twaganiriye ku mateka y'umugabo witwa Birori Phineas waririmbye indirimbo zose twakomeje kumva ni indirimbo nziza kandi ziryoheye amatwi mwakomeje kumva kandi namwe mwanakunze imyaka myinshi uyu mugabo wapfuye mu 1991 ibyo asize aririmbye turacyabyumva kandi biracyaryoheye amatwi kandi biracyatanga inyigisho ku banyarwanda niba hari undi nyiringanzo wifuza ko tuzavuga amateka ye birashoboka ko wenda waba uzu abo mu muryango we mu gihe yaba atakiriho mu gihe yaba ariho nabwo ukabaduhuza nawe unyandikire kuri email yanjye ni bisangwanganje@gmail.com naho ko ku munsi w'ejo mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde muramuki nambaye ubusa ababyeyi bambyaye bikabatera agahinda umukobwa nakunze yumvise ibyo murankora ati singushaka rwose kuko ntacyo uzamarira umukobwa nakunze yumvise ibyo murankora ati singushaka rwose kuko ntacyo uzamarira Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka